Okay. Twongeye kubasuhuza ni Bola Zone. Tugarutse hari hashize iminsi tudakora. Ariko noneho twagarutse duherukana turi kuvuga uko nuze zagenda finals za playoffs. Hari ibyo twabonye match nziza ziteye ubwoba zikomeye. Game 7 warambaje ubwitajemo. Barishaka gase? Narishaka kuko noneho yari buze tuvuga usibwo bwa mbere mu mateka byari bibaye ubundi mu Rwanda. Oya. Hari igihe Patriot ujya muri BL yakinnye na bagera kuri Game 7. Ubwambere cyangwa Patriot se muri BL. Bageze kuri Game 7 ngira ngo. Akizi izo twabonye zo nyine cyiza umuntu ashimira nuko bigenda bizamura urwego cya mbere. Felicitation kuri APR. APR kabisa. Well deserved. Nukuri bari babikwiye cyane kuko warabibonaga ishyaka bari barashyizemo n'ingufu ntago byari buze kugendera aho ngaho. Rero hari amakuru agiye atandukanye hakaba noneho hatangiye na playoffs z'abakobwa zikaba zirimo ubu ngubu. Ni amakuru agiye atandukanye hanyuma andi yo ni ibiganiro bigiye bitandukanye muzagenda mubona ama episode agiye atandukanye ama interview n'aba star bacu b'abakinnyi cyane ko bari muri off season. Bari muri off season abenshi rero ni ibintu bigiye bitandukanye tugiye kubagezaho. Akaba ari nge Kizito Antoine mugenzi wanjye Tayisire nk'ibisanzwe. Dutangiye rero use umuntu ubundi bazo ngireka mbanze ko ikibazo zira game warazirebye zose. Ariko usibye za dimanche n'ubazo ntigeze ndeba kuko reka turebe kuri game za Rege na APR playoffs zigitangira. Bira bintu warabye expectingaga Rege gukubitwa nta game n'imwe itsinze man. Irako nyine hari ntuzi umuntu agomba ku expecting. Hari ibyo umuntu abatekereza areba kuna amakipe ameze cyane no n'izindi kipe bifite umuntu abasanzwe azi. Ariko n'ibindi ubongera ukabona ariko APR waribonaga ko nayo yari tayari kurusha ikindi gihe gezeho tayari. Ku buryo kipe itsindwa kuri amana sinzi ariko nibyo n'ubundi twavuze tuvuga mu kanya nyuma muri nuza behind the scene. Hari amakipe akwiye gukora ikintu kimeze nk'umuganda agashiramo mwese tubyita umweyose. Ariko Rege se buriya Rege ubundi ziriki Rege ifite amafaranga tubyite management se tubyite iki? Ngiye nkeka ko ari muri management. Ni management byanze bikunze kuko urabona nyari mu tuntu twa ups and down management yashobora kubirimo abantu batazi basket nyine ntabwo ngura ko ari ikibazo cy'amafaranga. Nabyo bibaho abatekinisiye bazi basket ukorwa kwikinwa byayo byose nyine kubavuga ati ubwo yakinnye ubushize bwigeze muri playoffs sava iracyari muri muziyoboye ibyo birabaye. Ariko amafaranga as long as ajyamo ariko bakeneye nka Rege yagiye gukina ifite aba point guard gusa niho benshi yari ifite. Mbwira undi muntu se nta musenta Pichu gusa Pichu na nuza na Gray Kendo kandi nabo urwego bariho mu mvune nibundi. By the way Pichu buriya niwe mu defenseur niwe musenta ufite stats nziza ariko ntago ari umuntu uri gukina zira game zose ngazirangize wenyine. Nanone Kendo yaravuye mu mvune nawe wonaga kintu cy'umugongo akigengesera. Yako ne izo yakinye ntago yakinye nabi yego. None se dufate kuba forward. Rege ifite mu forward ukuvuga ngo Rege yagiye gukina zira playoffs ahubwo ntuzagize game nziza captain former captain wa national team Shyaka Olivier yagize game nziza kabisa mu gihe yahawe yayikoresheje neza cyane. Ariko hazamo n'akantu k'umutoza akavuga ati umuntu tumukeneye ryari mu Rwanda ukuntu ngiye mbibona. Rege agakwiye kuba ari equipe ihangana na APR. Rege ifite amafaranga. Rege bro ntabwo yegeranye. Oya iyo ni intambara y'amafaranga ntaga ni competition y'amafaranga ariko ntaga ari competition y'amafaranga ntabwo bikoresha neza. Hari abakinnyi bazanye n'ubwo tuvuge ngo babaye flop. N'ubu wese uretse Cleveland na Antino yaduhaye show. Antino nawe nyine yazize kuba ari muri iriya kipe nyine iyo management ushobora kuba yaramukozeho nta wundi muntu umufasha kuko yarabikinnye bose ubona barananiwe. Antino yari kuba MVP. Akusha twari urebe. Okay n'ibindi ntabwo byari bibi gusa Perry twe twiteguye ntago ariyo twabonye icyo ni kimwe. Abantu bari bujye muri MVP. Oya ntago ari Patrick nimo uvuze ngo ari we MVP. None ibintu ngiye kumusaba bibona bashyizemo n'akarabyo. Oya ari ntuza twagize izira match uvuze MVP mpita ntekereza abantu
byibura okay wayibaye nawe yari ari muri hagakurikiraho Perry ntabwo ngewe Branch niwe ari kuba MVP yo ariko Perry niwe expecting cyane kurusha Branch twe nyine Branch tangiye kugira reka duhite tujya kuri final n'ubundi kimwe cya kabiri nta kintu gitangaje cyari kirimo ariko ikintu cyatangaje abantu benshi ni ukuntu Rege yavuyemo nta idakozemo kabisa ubwo nyine hari icyo bakuyemo nicyo cyiza kihari hari ikintu bagomba kwigira next time noneho bakazaza bisize insenda kuko uko twabonye match zimeze ubu ngubu bigaragaza ko noneho sizitaha izaba hari ikindi kintu njye nkeka ko bano bakinnyi hafi ya bose bakinnye playoffs muri aya makipe atandukanye nkeka ko nta bazajya kuko ama ekipe basket none iri okay baziga nyine niho bashyamo amaraso mashyashya Aperi irabishoboye Aperi kuvuga ngo miraguma hanga ukine basket ko byanga bikunda mirashobora kuzajya muri bare amahirwe menshi cyane amahirwe menshi kuko nawe niyo mpamvu rega nawe abagiye kuri spotlight ubonye na Badia ko yanditse aba felicita akeneye bare aho se buriya bamuzana binamira bigakunda okay sinzi nanuza kandi na file ari marakira nari marakira sinzi ko byakunze sinzi ubwo tuzareba nyine igihari ariko turashoboka n'izindi twabibonye ama equipe menshi agenda afite intuza ariko ikintu gihari nyine twabonye match ziri intense kandi noneho n'abatactician aba coach bakoresha mu mutwe nyine ukabibona so bivuga ngo rero nka Rege ariyo tukiri kuvugaho sezitaha Rege nimba raki bagomba gushiramo bagashira muri staff technique okay n'abakinnyi ariko bashobora kuba bamaranye igihe ko Rege yari ifite umutoza mwiza n'umutoza mwiza sabaye umutoza mwiza muri BR umwaka ushize wambwira ko Rege yazize iki ariko none kuba uri mwiza bitewe n'abakinnyi ufite se abakinnyi rwose wagira ntago bari biteguye ko hari ahantu kure bazagera muri zino playoffs ako bari babikoze n'ubundi nyine barakina ukabona bagize umuntu witwa Antino yakoze uko ashoboye nyine nicyo yasabwaga ariko nicyo nakubwiye n'ubundi logique ni niba baje nk'abakinnyi bagaze gukora defense muri equipe Antino suzi ko ashobora kuguma mu Rwanda amakuru ushobora kuzakina regular season yose umwaka utaha cyaba ari byiza hano n'icyo gituma nyine ni muri za noza twavugaga zigomba gutuma regular season nayo igakomera twe turi basket tugeze muri playoffs gusa cyane cyane amakipe yandi yo hasi 10 andi ya makipe yandi ukuyemo ari bashemo amafaranga okay nicyo gishoboka kuko nabo barabibona nyine reka nkubwire bano ba president wa makipe ne badashamo amafaranga cyangwa Ferwafa ngo izane izindi ngamba nshya zishobora gutuma ekipe ni muri domaine ari nanuza ni nayo imaze iminsi rino bavuga ku bya siporo guteza imbere amantuza ibibuga ariko bakavuga ati ikintu kimwe abantu bige ko siporo ari ishoramari naryo ubwacu ishoramari ariko nyine koroherezwa ko komeze gute to be honest hari debate imaze igihe kirekire ba mu Rwanda muri basket mu Rwanda gufata ama ekipe ukayahereza game nabyo ari n'amakipe yakubaka n'ibibuga man hari episode tugeze kubikoraho n'amakipe si yakubaka ibibuga ese nimba Azomco igiye kubaka ikibuga cyayo urumva nuko wenda bafite amafaranga bari gushamo amafaranga ariko nuko babona ko ari future aricyo ubu ngo bavuze ngo nimba mugiye kubaka ikibuga ya kipe siri based mu Bugesera tukajya tuva i Kigali tugiye kureba game mu Bugesera ibintu ni ibintu bya danger man ibintu bya nyine ubu ubona basket wagira ngo ni abanyakigali gusa game oya nyine to be honest abanyakigali okay nimba game ishobora kurangira saa 5 z'ijoro umuntu avuye Rwamagana azagerayo gute nyine hazamo ko bigoye ariko bamwe baraza barazireba iyo ugasanga nta kibazo zitari za dimanche ntago wazireba ntago nabwira ngo uvuye subuni hafi y'Kigali tuvuge wenda uvuye Muhanga uje kuri playoffs match butangire saa 2 akenshi bavuga saa 2 kigatangira saa 3 ikarangira saa 5 ngo subiri Muhanga bishoboke no mu Bugesera ubu ngubu City y'abantu bakunda basket ariko nka ntuza inyinshi yarazirebye nka ntuza nka meya wa Bugesera Richard inyinshi zose yarazirebye kandi afite imodoka meya afite wabona ari bunastenge Kigali tuvuga Igisenyi si umujyi w'aba basketeri Igisenyi si babaye n'ikibuga ejo bundi babaye n'ikibuga Umunyagisenyi azava
azava Gisenyi aze kureba match iri burangire none ziriya match n'igihe batanazistreaminga banazistreaminga ukareba match wagira ngo ni muri playoffs gusa. Dushima Imana ko dushime ababitekereje gute ni beto nyine ni ikintu bagomba kwikora kandi nabo babonye ko cyabahaye ibyo byose barebaga abazirebaga ukuntu bangana bigaragaza ko n'ubundi abantu bakwiye kuzikurikira bagomba kuzikurikira kandi babikeneye babikomeze no muri ntuzikurikira no muri regular season bajye bazerekana. Sinzi nyine aho bajuje bagendeye kuri iyi match bazajya bastreaminga niba badastreaminga cyangwa uko bigenda sinzi, ariko nyine kiziwe sinzi nimba utabibona ko leta yaragerageje pe tuzanira bashoramari bubaka ibibugiza Masai irabora igiye kuzura hariya hirya dufite facilities nyinshi bya hatari, ntago ari nyinshi, ntago ziragera ku rwego zikeneweho zose, ariko ubu hari akarere katagifite ikibuga cya basket, wenda tuvuga intara hari intara itagifite ikibuga cya basket. Reba ikibuga bakubise Gisenyi, reba ikibuga bahaye bari abapeti bo mu Burengerazuba birimo tuvuge za Karongi na za Rusizi, uziko bari bafite equipe se Espoir Rusizi hariya buriya hari n'indi bari bafite ariko yabaga muri deuxième division, hari n'indi ya Rusizi yabaga muri deuxième division na IPRC Karongi ntabwo yari muri champion umwaka ushize. Reka ibyo twe kubitindaho, hari ikizakorwa nye basket, ari urugeri ari ahantu igeze kuri ako gakino k'ama equipe matoya. Reka tuzisanga competition yacu yarabaye nk'i Burundi, ari ama equipe abiri, ari ama equipe aya nabiri se nta n'ubu ngubu i Burundi na tatu nako i Burundi n'ubu twebwe hano nese urabona Patriot itazagera kagera icika intege. Reka nkazomu ko irazamutse nese urambwira nka Patriot amafaranga n'ayabo avamo imbere muri bo. Erega niyo esprit nyine ya sport igomba kuba mu bandi nyine bakwiye kumva n'ibyo uri gushishikariza abantu nyine bagomba kugira ni danger. Indi kipe ni SAPRC ya Minadef ugashiraho na rege y'ikigo cy'amashanyarazi. Patriot niyo yonyine yashoboye wenda na UGB zaza none coach ntafite amafaranga niba ari ugushora bijya mu bindi bintu bigiye bitandukanye, ariko naho abonye niba yarabonye ukuntu match zari zimeze nawe ashobora kuvuga ati nanjye reka none ushyiremo amaraso. Ariko icyo tuzi regular season itaha harimo changement tuzabona. Ikintu nsafirwa bani kimwe ni yiyemeze games ziharira ama equipe abariyo yinjiriza ama equipe ariyo yinjiza kuri ama advertisement abantu ariko bunyira bira bintu Patriot yakoze kuri ya game bateguriye muri arena. Pardon, n'urugero rw'ibishoboka, n'urugero ama equipe yagira no muri Alemania yajya nategura nyine ari iyo debat nuba arana nabibonye turi muri kwivugaho uburyo basket nyine uburyo iravugwa irazwi ariko izwi na bantu bamwe bahora bashaka ayo makuru buri gihe, ariko umuntu wicaye aho ngaho atazi ibyayo ukuntu bimeze iki. Abantu bari muri basket n'abantu bamaze imyaka myinshi muri iyo bayikunda, n'abandi bafana bakiya basket yungutse kubera ko Real Arena ijejo bundi tuyungutse ku bwa facility nyine. Icyo mvuga ni uburyo iba market nyine igaragazwa cyangwa ivugwaho kugira ngo bategure nk'amamatch. Niyo mpamvu nyine bigiye mu ma equipe yamenye ko niba igomba kwinjizamo ikeneye gukora advertisement ziri ku rwego rwo hejuru nyine business zigomba gutuma nyine abantu bagira bumva naho nko muri football nkareyo yagiye gukina ariko nyine berekana urugendo rugenda hera kuri Gasogi bro bagomba kwigira muri business muri business bagomba kwigira ku mupatro kabisa KMC basket yacu bayigire ariko n'ubundi biragoye usanga abakinnyi bari mugoro ntabwo ari ukuntu equipe yakinnye almost amakotaza abiri nta namazi yo kunywa ifite ari muri playoffs equipe gakina man uzi kubona umwana ari kujya gusaba amazi umuntu nuko iriya vision tutayifashe umwana ari mu kibuga ari gukina ari gusaba amazi. Ni ibintu byo gukosora byo harimo utuntu twinshi two kubikosora muri nuza game n'ubundi nizo yereka nkuzi ikibazo kimwe uriya Patriot abonye yaragenze gute yazize iki kugira ngo kuko buriya match zose Patriot yatsinzwe babaga bari close nta difference nini cyane y'amanota yazagamo. Icyo kintu rero ari nizi zi Burundi nazo nizo logique ziri kubaho iyo umuntu adversaire akubanje difference wowe ubifite intuze ebyiri zo gukora effort inshuro ebyiri. Effort ya mbere gukuramo difference
no gutsinda effort ya kabiri yo gutsinda Mm. ni ibintu bigoye niba utarabibonye byose niba match zose warazirebye byari bigoye Mm. barakoraga ukabona ko nyine byagize ku buryo umutoza atangiye gutekereza option zindi like muinuka abantu atahaga amahirwe atahaga umwanya aragerageza biranakunda ntabwo ntekereza ko nka ibe iyo aza kugira ntuza nziza cyane Kamdo yari buze kubona umwanya uhagije nk'uwo yagaragaje kandi yatanze umusaruro ufatika rero icyo kintu cyo kugira iziriya mbaraga kandi ziriya match zari zikomeye zari zirimo akanyama gateye ubwoba ku buryo match yose yarangiraga noneho hakazamo na difference y'igihe match imwe iri n'indi giri nta kundi kwisuganya guhari ufite game ku wa gatanu ku cyumweru ufite indi game ku cyumweru ufite indi imbaraga game zingana kuri bivuga ngo kereka ku wa gatatu byibura niho habaga bafitemo aka intervalle no kuruhuka n'iki ngere icyabaye nicyo kintu ubwa ni habagaho gukora effort inshuro ebyiri kandi inshuro ebyiri ziravuna nyine abakinnyi bose barakora twarabibonye urugero abakinnyi twe twizeye yego nyine barakinye ariko nka Perry yararushye ukabibona ko yarushye abenshi hari ubikritika hari ubihakana professionnel nta kibazo buri muntu agira angle abireberamo gifite n'uburyo ashobora kubisobanura bite na angle yabirebeyemo ariko barananirwa kukabibona Steve yari yashize ariko nawe wareba impamvu yashize ukabona irafatika baramuhamira arimo arakirana mira ariko iyi shampiyona irangiye umuntu witwa Steve n'umuntu witwa Gaston batweretse ko ari abakinnyi kabisa niyo mpamvu nyine bakiri muri news bakiri muri Patriot umuntu ubadaptingaho ahubwo amakuru tudafite n'intuza imvune hari amakuru ufite ku mvune ya Steve ko cyagiye avuyemo Steve rega n'ubundi afite ikibazo yari afite ivi bundi afite ariko ntabwo yari ryataje sinibuka nyine ariko okay tumwifurize gukira by'umwihariko kuko urabona yahise avamo n'ubundi aragenda ariko ziriya match umuntu wese zaramukamuye umuntu wese zaragize rero kuri Patriot nge icyo kintu cyane cyane baragerageje ariko ikindi bafite na bench indifference yavaga kuri bench yabaga iri hasi effective bench rwose nka Pero ribonaga baraza gukabona abakoze ikintu difference waba ukabona amanota avuye kuri bench 19 10 nangaye ukabona birafatika pe ukabona bifite impamvu yabyo ariko ntuza Patriot akabicyo hari effort iri mu kibuga iri kurwana no gukuramo difference bana renforce intuza izirimo bashyiramo uvuye kuri bench n'ubundi nawe ntihagire difference n'ubundi bagakomeza ari gukuramo ya difference bikarangira bagudutse APR mu gifite option nyinshi yo ntiyabahaga nakanya ko kuruhuka wapi kandi APR yakinaga umuntu undi APR yaje ngiye kuntu mbibona APR yaje ifite mission yo gutsinda by fire by force oya izi equipe ebyiri nuza nabo okay sinzi APR ko baje bafite nuza like intego baje bafite intego ya nuza ya Patriot bavugaga ko bari bakumbuye urumva bagomba gukora effort ariko APR nayo yagombaga kwikosora n'ubundi gifite urwo rubanza still ubushize iyo soni kwipfaga soni ebaro yinyaye mu isuzu iriya equipe yakoze amabara niyo equipe itarageze i Kigali muri bare okay na bare ntagiye kinini yamara yego ariko mu giti maze tureba twabonye muri equipe tumaze kwitabira zose amakipe yose yasohokeye igihugu yageze i Kigali yarenze amajongo niyo mpamvu yagomba gushyiramo effort kugira ngo ubutaha izakosore aho hakocamye none bikire ku murongo neza iyo niyo mpamvu zombi buri imwe yari ifite mission kandi iyo mission yose ikonta ahubwo haza kuzamo realite yo mu kibuga mo hagati noneho izi imeze ukuntu ngiye kuri kote yanjye sinzi wowe ya Patriot uyivuze icyo warumbaje niba wowe hari indi angle ubibona ngiye kuri Patriot ikintu nabonye urumva ari ama equipe yombi yarafite impamvu yo gufightinga sibyo cyane yariyo yose n'ubundi kandi zijyana hariya kuko zibikwiye they deserve it yarafite impamvu yo gufightinga ikintu cyabayeho aka difference gato yakabayeho ni amafaranga kuko urabona nk'ira swad ya IPR yego abakinnyi 12 bose bagutsinda wabonye ukuntu ntuzi yagize game nziza bamukota akubira ibintu ntibiterwa n'umutoza ubundi nyine igihe tuzize kubivuga nabwo n'umutoza iyo aguhaye icyizere ako si icyizere amazi ko yahaye icyizere wamukota amazi ko yahaye icyizere ashobora kukimuha ariko ntabwo tuzi ikintu bavugana nyuma amazi yakinishije wamukota Kimasa we ni flop Kimasa nawe yahaye umwanya mutoya Kimasa ariko nkeka ko ari ukubura umwanya nawe nyine ni umusenta mwiza kabisa ariko irifavuare ni umusenta mwiza ariko mubahari yaba mwiza abaye se nabaye aho yabari bari muri APR ubu
oya byari Yaba kugorana. mwiza? Byari kugorana aha gusa uriya mutoza wa peri ni hatari. Warebye game ya mbere ukuntu Diarra yakinnye nabi. Ibyo bintu twabivuga hari umujama twabiganiriyeho. Diarra yarameze nk'umuntu navuga suri overhyped, aje gukina ahantu bazaga bawininze game before yuko bakina afite mismatch. We yazaga muri we azi ko afite mismatch, aje kurangiza akazi. biri buze kumworera kuko nka regular season ukuntu yagendaga bigenza abonaga batsinze none na Rwanda Cup guhera muri regular season kwiramanta kugira gute gutongana n'abasifuzi. Uriya mutoza nkeka ko yamwishuza ko ati shyira agapira hasi banza ukine basket kwanza. na Blanche barabibonye yarasigaye none yivumbura akikubita kata akaramparasa agasohoka ukine basket kandi wabonye ko yabishoboye. Diarra yakinnye basket nziza kabisa, ama putback. None uriya mujama afite ikintu cyitwa ama rebound arayafata kweri, arasimbuka ku rwego rwo hejuru, ama putback menshi cyane. Yabonye game nziza, ariko tutirengagije ko umukinnyi witwa Kamdo coup de chapeau yakoze ibishoboka byose pe. kujya muri Patriote. Nibyo nandi kuvuga, urebye abakinnyi 12 bose ba APR ni umukinnyi ushobora kuza mu kibuga agakora difference. Unabirebye neza amanota avuga kuri bench yabaga ari menshi kurusha Patriote. Hari nk'amakarto bench ya Patriote yavuga, I mean game bench ya Patriote yagiraga amanota 3 2 5 ugasanga APR ntuza rero yarajyaga amasimbuye ni ntuza ni amafaranga. Ni ukuvuga abakinnyi benshi kandi ntuza squad nini nicyo kintu cyonyine cyatsindiza Patriote, ko Patriote ifite abakinnyi nka 7 bonyine bari gukina. Si 7 na nuza na effectif nawe abakinnyi 5 hanze hakajya Kadona nuza na byibura bari nk'umunani beza wizeye uvuga uti arabana plus 3, ariko kandi tukitibanyegeje ko arabakinaga none ntibanagire bate ntibanasimburwa agakina match yose. Abana plus 3 ariko beza bashobora gukora amanota. Kamdorika icyo ngicyo cyaragikoze. Kamdo rero nanone ikibazo ahantu hagendaga haba ikibazo ni kuri Mwinuka. Kuri amplasa amplasa maze zari ziri hasi cyane. Match yabaga yamurenze ariko match yakurenze. Niwe nyine urebera umutoza uko mbi. Ariko rero wabonaga ko byakoraga. Niwe urebera umutoza agasimbuza akaruhutsa wabona ari serie. Hari naho byagera ukabona bimeze gutya bimwe Kamdo wamukinishije kuri game ebyiri za nyuma. Ni byiza. 3 ntago zigera mu mana. Imwe muri izo niyo yajemo ibe ntago yigeze agira ntuza nziza. Ibe ntago byaranze. Ibe ntago nari kumukinisha rwose. Okay, ari yajyaga mu kigo ukabona ko arimo nk'umuntu ugomba kuzuza 5 yego. Ariko ukaba ugashaka difference ari gukora. Nta rebound afata ngo afate ball. Byaragenze gute? Yaje gukina ananiwe. Cyangwa ashobora kuba yaraje atekereza ko match zimeze nk'iziheruka. Izo herukaga kubona kandi basket yaramiriyo yarahindutse, abantu barahinduye nka APR rwose yazanye abakinnyi bari kuri standard nziza ifatika kandi nta nimwe igize izana abari kuri standard wazo. Ariko na Patriote twe tumenyereza recruitment zayo za nyuma kuko nuwo bazanye ntago ari mubi. Branch ntago ari mubi kandi utirengagije ko Branch buriya yaramaze n'igihe ariko still scouting team yabo n'ukuri bazi Patriote wayihereza amafaranga. BRD rwose zambishirimo amafaranga ahagije. Oya n'ubundi n'amadiru bagomba gukora nabo barabibona aho ikibazo cyabaye bagomba. Ariko tuzareba regular season iryoshye umwaka utaha we. Finals zo ntawo zivuze kandi na Rwanda Cup still nayo ibyo byose zakomeza naho tuzareba mu match. Rwanda Cup izakomeza. Okay, rero hanyuma APR. APR rero kuri Patriote. Ngere kavuga kuri APR. APR yaje ifite mission. Irutiye Patriote yateguye ibintu byose. Burya Patriote game 3 niyo yatsinzwe ra. Game yatsinzwe abashyiraho 2 kuri buri mukinnyi. Ariko bikanga. So kuri APR rero APR yaje ifite mission yo gutsinda. Buri unabirebye neza ureba ko hari n'abakinnyi bajyaga gukina ariko badafite mission yo gutsinda. Urugero Shobozwa twari yavuga mu kibuga afite inota rimwe naryo amanota 0 ariko yashyize umuntu witwa Peri mu mufuka. Cyakora Shobozwa ni igitangaza. Peri yageraga ari akaboro zo mu mutigi tugafata natwe. Yahagaze akagera kuri scoreboard akazunguza umutwe byaranze. Shobozwa yagiye azengereza icyo gihe afite amakosa 3 n'amanota 3. Shobozwa rwose mission yabaye accomplished kabisa. Vraiment APR
nyine nicyo cyiza cy'umutoza barebye bavuga ati diferanse y'umuntu uyu nguyu akina ate uyakina ate duhe iki abatsinda niba ari bubure wowe duhe defense nziza. Ikindi APR yari yakoze buriya cyiza ni ukuzana Mira hakiri kare akamenyerana na team urumva ahubwo ngaho n'imbaraga z'amafaranga zikora niba ubasha gukipinga umukinnyi regular season agakinamo match hafi nk'eshanu sekiniye match kandi ari bumaze kumenya iyo umukinnyi mwiza usanzwe uri kuri nyine nibyo mubwiye nayo yarayikinnye I mean Rwanda Cup imikino nshya ya nyuma ako yarakinnye na Diarra nawe urabona ko yaje kandi Diarra ni umukinnyi ushobora kuba uhenze muri Afurika bahita biyadapta muri system ariko nyine twabonye kandi noneho akageraho ikindi noneho bakoze cyiza nyuma yo gutsindwa na Patriot kuri ya game ya kabiri yo muri shampiyona babonye ko Mazi bidakunda nako nta kandi bitegereje babonye ko Mazi bidakunda avuga ati Mazi rero wapi nimba ushobora gutsindwa na equipe nka Patriot ukayitsinda ikagutsinda inshuro ebyiri ikaba ari ituma hari equipe idafite icyo gihe branch yarari ni Peri gusa ni Peri ikagutsinda ufite squad ingana kuriya kandi kuko byaragaragaye uriya mutoza na I'm pretty sure ko Mazi yabagihari ntabwo APR gushora Patriot byari bugorane ariko bishoboka cyane ntibishoboka byari bugorane cyane kabisa so ngiye rero APR navuga ko ikintu cya mbere bari bafite umujinya mwiza uko batsinzwe muri ishyaka ryinshi cyane bitagenze neza muri bar umwaka ushize ikindi kandi bashaka no kwimura kuri Patriot kuko Patriot yari yabasuzuguye muri regular season cyane niyo nuza yabatsinze yonyine niyo kipe yonyine yabatsinze match ebyiri aller retour bivuga ngo yari yatangiye kugaragara ko bavuga ngo Patriot irakomeye ubwo ibasha APR ifite abantu bameze kuriya bangana kuriya n'iki byose none bakora nibashiramo izindi erema bizagenda bite ikindi Patriot nimba wenda navuga ngo ni ikibazo cy'amafaranga simbizi ariko nabona urebye usanga recruitment bakoze ntago zari ziri efficace cyane ariko ntago ari cyo okay niyo bazana nk'undi musenta cyangwa abasenta nge nta kibazo nari mbafiteho iyo bazana aba forward babiri bonyine byari bihagije buriya ibiyo banamureka ariko si n'umusenta bari bumukenere abasenta bari gukora mani n'isibe yakoze iki si bazana aba forward beza baryana bagafasha Gaston na Steve ko na Gaston nta ahantu yashuse ari open biri open ariko defense yanuze ari komeye ahantu yashuse ari open erega ikintu utazi zira games bari nyinshi kandi zegeranye abakinnyi bakiniye kuruhuka hanyuma APR ikaguma kuri calibre imwe rero APR ikaguma kuri calibre imwe APR se wayinenga iki kuri Critoma yakoze yewe ntayo kuba igifite nabariya bose bantore deje bagize manuza meza cyane habamo ko na logique y'umutozo wavugaga yo guhindura bikarangira Mira atari ukizamura baro ikagizamurwa na Ntore uzi ko hari igihe cyageze n'abasenta bakajya bazamura cyo kwatwara izira game kabisa nyine n'ukuri APR well deserved gutwara twarebye uwari we wese yarabivuze I hope ko abantu nka 60% bashakaga kureba game 7 kuko game 7 ikintu yari buze guca nuko izira nozo zitagura kamara mpaka numva ari ibintu bimeze nk'iki sinzi tuvuge ku bantu rero babonye ibihembo ariko ntago byatunguranye ngewe umuntu wantunguye ni Fabrice babaye umukinnyi w'improvince ibyo byagutunguye uzi impamvu byantunguye se excuse me uriya mpete ntago uriya mutoza yamuhaga mari ntago yamuhaga iminota myinshi ariko Steve minota yabonye ariko iminota yabonye akaba yarayikoresheje neza kandi ngiye ari n'umuntu uba mwiza muri izira ntuza uba mwiza muri icyo gihe yahawe ariko ushobora kuba wamuha game yose ntagerega si ngombwa ngo umuhereze game yose ntabwo nanjye mvuze game yose ariko igihe wongereye igihe ushobora kutamubonamo umusaruro uri kumubonamo ariko mu gihe gito umuhaye nawe agikoreshe neza bishoboka ariko ngiye biriya bintu ikintu byanyeretse nuko hari abatoza bica abakinnyi of course byabura se kandi ibyo bintu birahari ntabwo ari mu Rwanda n'ahandi birahaba n'ahandi hose birahaba mwese umuntu ntibarukwita umukinnyi agomba kuza ari mwiza ariko se ntabona umwanya kuko umutoza avuga ati no turacyafite uriya kandi uriya aracyakina neza kuko ekipe nyine katore ko umwaka utaha basi azabona igihe gihagije cyo gukina of course ibyo byose niki kiragaragaza umutoza n'ubundi niwe aba yaraprovinze wrong nyine nicyo ngaragaza n'umutoza agomba kujya kuri pressure avuga ngo umuntu niba yarabaye the most improved player of the season how comes no
ubutaha utamuha umwanya wisumbuye wisumbuye uwo wamuhaga si ngombwa uwo uhagije ari n'uwo nguwo yumva guhagije reka kandi ukoresheje neza ushobora gutanga uwisumbuye kuri uwo nguwo okay abandi bo abibihembo abandi mira we yarabideservingaga byari biriya kabisa byari bideservingaga kabisa Mzene yarakoze na Gaston nawe yarabideservingaga as usual yabaye byari bigoye Gaston ariko harya se yabaye mu 3 point shooter best 3 point shooter ariko byaramugoye pe okay regular season is fine ariko ndavuga kuri finals naho still nyine aracyari Steve yabaye Steve Gaston nyine plutôt nuza Gaston nawe nyine yakomeje abawe muri attempt nyinshi yakoze sinzi statistique niko tutarebye neza ariko nawe pe yarabideservingaga ariko at what cost kuko yakombaga gukora nk'ikipe abakinnyi ba Patriote bakoze ibishoboka byose mani barakotanye pe bakoze icyo bari babatumye cyose ariko nyine haza ko akaruta kandi karakamira nta kintu na kimwe wavuga batakoze ibyo bagomba gukora barabikoze game rero hari abazirebye nyine ni ntuza natwe tubahaye ahubwo reka tujye kuri reka dutegereze All Star turebe uko bizaba bimeze nimba bari abakinnyi bacu bazaba bakiri mu Rwanda sika turukeho gatoya duhita tuvuga kuri izi games z'abakobwa Hey everyone, did you ever struggle by getting a basketball updates on news? I know you did. But yo, we got you covered. Africa is now. Borazone is a very good platform for y'all that is trying to provide every single detail about basketball, especially here in Rwanda, through our social media platforms. Please catch us up on our podcast and click on subscribe button on our YouTube channel and make sure you are following all the articles published on our website, which is www.borazone.africa. And don't forget to follow our Instagram page as well as TikTok and Twitter. All we want is to keep you updated. Peace out. Okay, nuko twari tubabwiye rero twari tugarutse kuri tugiye kuvuga kuri playoffs z'abakobwa. Nta byinshi birimo kuko still nibwo habaye match game ya mbere yabaye kwa gatanu. Nta ntuza nyinshi zirimo gusa ariko ikintu twabonye n'ama miss match gusa. Yatanje. Nicyo ngiye kuvuga ni ikintu twabonyemo sinzi. Difference zose zigiye ziri kuri ari amakuru. Na plutôt kuri ari ma equipe. N'ama miss match gusa. Kepler nabonye. Ikina na APR ikayitsinda bigoranye. Kepler iri gukina na Reg. Nyine ndavuga before. Muri ntuza muri regular season. Uburyo ni Reg ikomeye cyane Patriot ntuza ni Kepler itari gukina neza. Muri ya match twarebye. Reg irakomeye bro. Icyo ni kimwe. Rega man, ano ma equipe abazi ibintu arimo. Hanyuma bakabibasha mu bakobwa mu buhungu bikanga. Gute mu buhungu so nibikunda. Icyo wavuze n'ubundi tuvuga management. Kandi Reg y'abahungu ariko sinzi ikibazo ifite. Oya abahungu tubareke nyine twabavuye no kuvuze gutyo icyo ni kimwe. Aba bakobwa ikindi bari bakiri muri nuza muri ya ball y'ubumwe. Ya makontra y'ubumwe ariko byararangiye ubungu Reg ubumwe bwararangiye. Kiri ku bumwe ariko ubumwe bushobora kuza kuri equipe. Biragaragara uko deje urabona n'ibyari bihari nta byari bikomeye. Ako se wazabona amafaranga. Man, equipe irahenze kuzashakira ikiganiro cyabyo. Equipe irahenze ariko dufasha tuzatumira umuntu mu bumwe kabisa ze tuganire. Tubwire wenda uko nari amakontra yabo ukuntu yari ameze initiative bafite z'imishinga iri equipe bazakora next year. Icyo rero ni kimwe. Kepler twabibonye twabibye ukuntu bakinnye hanyuma ariko bagakubitaho Reg twabonye. Ikomeye kuri rwego. Nta gihindutse nkuko n'ubushize navuze ni nta gihindutse APR izatwara playoffs y'abahungu. Nta gihindutse ni n'ubundi ni Reg na APR. Hari change mubona izabonekamo hano hagati bro. It is very hard to decide ubungo. Oya nyine nicyo umuntu agomba gukora ni prediction nyine. Kuko prediction tugomba gupredict. Njye ntabwo expecting ko uriya mukobwa yaguma mu Rwanda. Firox ntabwo nabi expecting agape. Zambaraga za Rwanda zafite ikintu cya danger gituma
z'u Rwanda barwanyiriye. hari imbaraga z'agafaranga. Icyo ni kimwe. Icyo cyakunze environnement nayo ntacyo gutwaye. Natwe hari ukuntu dufata abantu neza. Nyine reba nka environnement muri rusange. Denis bya umujene nushaka kubwira ba Cleveland aragenda still akagaruka. Mu Rwanda maze hari ikintu uretse no kuba besides y'amafaranga baje gutwara. Icyo kintu bivuze cyo gufata abantu na environnement muri rusange. Environnement ni iki? Nuko abantu ukubayeho imibereho vibe iri Kigali iki byose. Rero rero ukavuga uti man biri perfect ahandi ngiye kujya. Ariko kuri Kepler bakoze ibintu byiza kuzamura talent cyashya kugira gute gufasha abana kuko nka Kepler ifite abantu benshi tutari tuzi muri basket nka Kiza wari umuzi muri basket nka Keplerian nayo yagiye izamura abana bira bintu ni byiza n'abakobwa na Kepler y'abakobwa nayo irimo abantu tutari tuzi tunamenye ni ibintu byiza cyane ariko hari reality bagomba gufacinga ugomba gufacinga reality reka nimba mugiye kuba muri development gusa nabwo ntago aricyo ntekereza ntago bagera ahantu bajya baratekereza ko kuko Kepler twabonye ko bishoboka cyane nayo ubwayo yarabibonye ko bishoboka kandi nibwo twanayishimye ibaye no mu bakobwa si kimwe playoffs the hoops byararangiye nyine buri hari ntuza bagomba gufacinga reality yuko basket ni amafaranga nyine hari icyo ugomba gukora hari sacrifice ugomba gutanga sacrifice ugomba kuba ari iki umukinnyi mwiza ni iki amafaranga nta kindi kandi batanze competition nyine kigaragaza ko harya ni Chad Boy uriya jamo w'umunyamerika ukina muri Kepler mu point guard nibuka izina yabaye niwe watsinze amanota menshi muri regular season no kuvuga Kepler birashoboka muri kote zose yaba mu bakobwa no mu bahungu birashoboka gushira investment irenze iyo bari bashyizemo Kepler ishobora no kuza mu myaka ngiye kuntu mbona Kepler mu myaka nk'itatu iri imbere Kepler izabikina finals nisi umwaka umwe ije ubibona ukabonera challenginze ahubwo no wakabiri n'itatu numva ari myinshi reka turebe no wakabiri ukuntu ugiye kumera kandi nawe ni equipe ishingiye ku kigo amafaranga bagomba kuyashyiramo ngiye rega amakipe mu Rwanda akomeye n'ama equipe ashingiye ku bigo manje rega impamvu ayo ngayo arakubwira ati twebwe ku kintu kiri finance is fine wowe tumenyera icyo mu kibuga igishoboka cyose duhe nyine namwe mugaragaze standard nziza basket umukino mwiza n'imyanya myiza by'umwihariko rero umuntu iyo yaguhaye iyo liberty avuga ati twebwe turaguha amafaranga we duhe natwe ibyo tugusabye n'icyo kintu kiza bari gutsinda turashifsha rwose rege yatsinze biyoroheye cyane pe cyane niyo mpamvu rero kuvuga ni bidahindutse tutatinzemo cyane bidahindutse finals ni APR na REG 90% 90% ko Marirene nabonye hariya ntabwo byashoboka shana abanyeshuri ariko nabyo ni byiza n'ukuri nabyo ni byiza ndi ufata abana b'abanyeshuri umwana rwose nibishaka ari promising cyane nibishaka ari promising biragaragara nabo no kugera hari aba batanze challenge of course ariko rero hanyuma tutabitinzeho ukuntu ama game ameze apere gukina na Marirene hanyuma Kepler gakina na REG ubwo nabo ni best of 5 izatanga gutsinda indi game 3 izahita ijya finals kandi biranagaragara birashoboka cyane niba twabonye arimo ni 3-0 ni match 3 rwose hanyuma rero final cyangwa finals reka tuzazivugeho nazo zageze igihe cyazo reka rero tuzahagira inuza ubu akanya twifate hari sifuri muri APR twitegure ni hari Filox uri muri REG twitegure na nuza turebe ko abantu noneho bazaboneka nkuko babonetse kuzabahungu kandi turasaba n'abanyarwanda ko muri rusange banaboneka abakobwa no muri zino finals n'ibiciro muri zino playoffs n'ibiciro birasanzwe 3 10 courtside ni 5 10 ngira ngo ni bitatu 10 amafaranga amafaranga agoye cyane ku buryo abantu batatanga kandi kuza kucyabura bari support ku bakinnyi iteye ubwoba Kepler icyo kintu cyo bari ikipinze buri gihe zifite umufa nijoro twamubuze mbona ko wa gatanu twaramubuze kabisa ahako hajemo n'imvura wenda arabafatiye mu nzara ariko tubyita so tutabitinze rero ni Bolazone nk'ibisanzwe aha turi ni Fika Cafe Kimihurura wahagera hari ibintu bigiye bitandukanye cyane kabisa hari ama discount bitewe n'uburyo bwa payment ukoresha n'ibindi bigiye bitandukanye serivisi nziza cyane so mwahagera mwabonye jus mugenzi wanjye yanywaga jus ziraryoha bro kuva tuziranye jus ziraryoha tuziranye umunsi muri no minsi
kuva twaza hano fika vraiment hari ikintu yiyongereye. See you next time. So, naho ubutaha rero nakagaruka ni Bola Zone ya platform ni za zindi ni ukuturebaho mugakurikirana ibikorwa byacu kandi mwitegure content cyane. Turabibona ko birimo biraza ariko kuri YouTube kandi noneho mutwihanganire tumaze igihe kirekire tudashira content ariko n'utubazo turi abantu besides twari turi no kureba twatanze umwanya kugira ngo turebe playoffs na finals n'ama playoffs tumeze neza nta bintu byo kujagara ariko from now on mwitegure ibintu byinshi ibiganiro bitandukanye n'abakinnyi cyane cyane dushaka kuzakora akantu ntubavuga ariko ntubavuga dushaka kuzakora akantu kameze nka daily report yo kuvuga ku bintu nyine what's going on mu isi ya basket cyane cyane muri Afrika twe tuzigiye niyo twiba okay ariko kuko nanuza na NBA izagaruka mu mpera za October NBA igiye kuza muri harimo amakuru menshi ajya Derrick Rose yasezeye ni utuntu twinshi tugiye dutandukanye so ni ibintu tuzatunya tubageza bigiye bitandukanye rero ariko twazakoze podcast ya NBA gusa. Why not? Ari off season tuzajya twivugira NBA yogine. Atari apart from this one tugashira indi podcast NBA. Ntacyo bitwara. Byose bizaterwa n'abadukurikira ibyo dusaba. Feedback batuhaye so nakagaruka ni Bola Zone rero hasta la vista.